gabanya kumugendaho rero kuko ndabizi neza ko ejo uzamukenera. Reka giye Kavumbi irambwa nta kintu nayikeneraho. Icya mbere izananga gupfa, icya kabiri ibibazo n'amakuba irabindusha. Buragiye rutambi Kavumbi yo nambaye bayinacura zanje. Ibibazo nibigerageza mbikubita hasi nabyicaraho. Ubu natwiri ku mutima wanjye yabaye ikigeragezo. Riko twi koma no kugendesha amaguru. Hanyuma urashaka nyeresha umugongo. Kazungu we. Ubu sinakubwira umutima wanjye washengabaye. Ariko se Kavu, mu buzima bwanjye suko nayo nsanzwe nkuzi. Umutima wawe washengabaye, mubyara wawe yapfuye, nyogokuru wawe yitabye Imana. Niki cyashengabaje umutima wawe? Shamwe nabyihorere, wase naguze ibyabaye. Reka nabyo nzi. Ya modoka Yesu wanyu yakoze impanuka. Mwana wijya kuru unaguze ko Twiri yabonye perimi. Ayi, Imana ishimwe. Twiri yabonye perimi. Arakabona iribaye aragakubitwa n'inkuba. N'isoni nye gusa. Ibyo utera imunda aho ngaho ni ibiki? Nuko Twiri yabonye perimi. Ariko Kavu burya bwose n'Imana igira neza. Twiri giye yakayirukira inyuma pe, asha yongera agerageza none arayibonye. Mana, uruwo gushimwa pe. Akazu umbaye kure buriya mbagukoze mu maso. Wongeye kugerageza amaranga mutima yanjye ugashima Imana. Nahita nkukora mu maso. Ariko nimukagira umutima mubi. Ubu kuba umuvandimwe yabonye kategori byakuguye nabi. Hamwe byanaye no kugwara ikirunguriro. Ariko mwana uzi kwandi kiga mwakuranye gitera imbere bene ako kageni. Ahubwo Imana yanashe. Nyirangara gatongiye gushima ko Twiri yabonye perimi. Sinkubeshye ndasigazamo ibinokori. Ariko rubanda muzicwa n'ishyari. Umuntu azakora kana atera imbere imitima yanyu yirirwe yashengutse. Akanwa katagira discipline. Ari Twiri nawe uwagakwiye kwitwa ikibwa ninde. Nicyo cyana kimbwa cyabonye perimi. Ariko man uzi ikintu kiri kumbabaza nkaba numva n'umutima wanjye ugiye kumenagurika. Hanyuma se ni iki? Ejo nagiye kunenyuzayo kuri ya moto ya murokore. Arinda arengana niho navugije. Ibyo nibyo byakubabaje bimena n'umutima. Ariko yanyirengagiza ko na perime ngira niyakibuka ko twanakuranye. Ariko rero aya ni amashyari y'ibicucu. Ubu wowe naho utandukaniye na babandi unyuraho wambaye neza, wamara kurenga bagatangira ngo uriyemeye. Akutiyemera ni gutabona akantu gashyo gatangira kwirengura kuba mwakuranye. Erega abantu turakenerana. Gabanya kumugendaho rero kuko ndabizi neza ko ejo uzamukenera. Reka giye Kavumbi irambwa nta kintu nayikeneraho. Icya mbere izananga gupfa, icya kabiri ibibazo n'amakuba irabindusha. Mu buhe buryo se? Erega jya rutambi no kuzimana imfiteho umugambi. Icya mbere ni gutwara ayo mamoto imodoka yamuca hejuru. Icya kabiri nayo ubwayo yamutura hasi. Ngambwira ibintu bibiri jya rutambi Kavumbi byambaho ndi mu bushumba. Icya mbere waba ushoreye inka ikakudebanya ako kanya uw'inyuma ikakumena impyiko. Icya kabiri yagututa ako kanya ihembe ikakwirenza ikuramo ishyari umenye ko nta kazi kose katagira imbogamizi. Ariko nyagusha imitsi yo ku mutima we ubu nturi kumva icyambabaje cyangwa uri kunderanja gusa. Oya nta cyakubabaje mujye mugabanya amashyari. Ariko buriya Kavu najyaga ninda nibaza ikintu cyakugwingije bigeze aha ngaha. Sahizi maze kukibona. Wowe ufite akabogisi mu mutima wawe kuzuye amashyari angana gutyo ukazazinguka ugakura. Mana yanjye ndi kwibuka ingenda ari kugenda umutwe ukandira. Nureba nabi urakurira no mukananu. Uragiye Kazungu umwana w'umuzungu icyota amasimbi. Ikintu cya mbere nirinda ni ishyari. Ubwo uzi kurakarira ikintu nta kintu na kimwe uri bugihinduraho. Buragiye rutambi Kavumbi yo nambaye bayinacura zanje. Ibibazo nibigerageza mbikubita hasi nabyicaraho. Ubu natwiri ku mutima wanjye yabaye ikigeragezo. Gusa icyo mubwiye cyo nugumana iryo shyari umutima wawe uzasandara. Shatwi nuko n'amafaranga mfite nakakugira kwa muberi ko muri Zambia nkagukorera ku murizi w'igikeri. Ariko n'ubundi narirarenga kuri Kavumbi uri wanted kabisa. Ariko Sarisa niba ari ikintu maze kubona cyo abantu b'iki gihe barahindutse. Ubu nibwo ukibimenya mwana baba yasana cyane. Ahubwo agiye ikintu nindaho nibaza nkunda kwibaza iryo shyari inyungu babibonamo ni iyi. Kuguhemukira bakanezerwa warumva inyungu yaba ari iyihe? Abantu turi feke pe. Uriya byari kurutwa Imana ikaturema nk'amatungo kuko itungo nta mutima mubi. Wayigurira ikizirika induka yambika ibirere nta kindi byaba bitwaye. Ariko umuntu ngiwanyu bakuguriye akagodasi kameze fresh ngarakubonye ucunze nabi yagukuramo n'umutima. None se ubundi kibazo ni iki? Kuva mukuru wanjye abonye perimi babarezi bo muri quartier bahise bamboroka kuri telefone n'amaso ku maso ntacyo twavugana. Reka ubundi se ishyari rivuze iki? Umuntu kukugirira ishyari business zawe zigakomeza hari icyo byaba bigutwaye wenda imitima yabo igasandara. N'urugamba pe. Ahubwo nangira kanze ngishaki
abasare mamaga Sarisa nawe ugiye kuyishaka cyane rwose njye gushaka gategori. Sarisa uzi ubwenge mbere yo gushaka iyi gategori ubanza ushaka umuti uvura amarozi. Ubwo rero urumva nabivamo kubera ngo hanze hari abanzi. Wanabivamo mani kuko ngiye ngufitiye impuhwe pe. Gita njye sasa sinkangwa n'imirindi y'imbeba n'utundi nkazo akazanyinisha nzagahanyina njye sasa Pro Max nikomereza. Ahaha twikomereza ubwo nakuraburaga. Shamabi agahina nikica kagira mubi nabaye mfashe umuriro moto itangira kunsubirana inyuma mu masegonda nk'icumi umupolisi abavugije filime sha mba ndahiye ubwo cyatwira nikigezemo kona cyazinyuragamo nk'ikiri kunyura mu muhanda cyageze demarage nangira gusenga nk'Imana imfashe gitsinda ngiye kubona sha rusoje amahoro naguze nkuru mbi kigera karitsiye yema bimba sinkubeshye namaze iminsi 2 ndi kumira bikanga ariko rero niwamenya n'ukuntu Imana itekereza irifata ikareba umuntu udakwiye ikintu ikaba ari wigiho umwe rwatwiriye ruhaye perime kugira ngo ruyikoze iki icyo kuyikoza ni cyabura ahubwo ikibazo n'ukuntu yayibonye ariko mabi hari ahantu Imana yaranenguye iyi Imana iza kunkubita ka perime nari bujye nicara kuri moto ikiranye nka kirebesha mu majyepfo uzi kuntu byaba binakubereye mwana nawe urakiranzerereza ubundi ni nawe binabereye kiriya sinzi ukuntu byaje no kugenda ubundi niyo mbitekereje bindya mu misokoro amakesi ya pirimunsi 9 twe twaraye duserebura iyo perime ngaho wari waserebuye ibyo utarabona njye nari nizeye kuko ahantu hose narakuraga nka buwa mbere kandi n'ubundi nari ngiye kubisoza icyanengushye n'amaso Rudakuba urwaye n'amaso byahese none yagutengushye ati sinzi ukuntu narebye hirya mbona inkweto umupolisi yambaye kubera ubwoba nkwega umuriro n'igihunga mabi ugira ngo igihunga n'icyanengushye gituma nyirata sha Rudakuba ihangane ntacyo nk'inshuti yawe nzagufasha no kubabara sawa naribereka nzamuke guserebura ibyo utarabonara sha ubu nabwo n'ubujije Urize Riko twikoma no kugendesha amaguru Hanyuma urashaka nyeresha umugongo. oya sibyo nshatse kuvuga dore nta ngofero wambaye peri mufite suri kwipfusha ubusa Urashaka nyikoresha iki? utwara ibinyabiziga ufite uruhushya rwabyo se Sha mwana byorere ikinyabiziga se bagikura. ibyo nibyo mfana Imana nasenze si bayari cyane tuzajya gutwara ingorofani Karongi ahubwo nimba nikunda aze murangira akazi k'igishumba Ikize kikuvuga ibi. Jesus.